Ibihe byiza nshuti bakunze ba Pipika TV tudasiba kubana umunsi ku munsi aho dukora kwibanda ku biganiro bigiye bitandukanye mu makuru yacu, aho dukora kuganira ku makuru ari trend ndetse no mu myidagaduro no mu mikino tukajyamo rimwe na rimwe. Hangaha twageye mu karere ka Nyanza, umunyeshuri wigaga kuri coast cyangwa se ku kigo kizwi nka Hanika TSS muri mu rwego rwa kaminuza mu cyiciro cy'umwaka wa kabiri, akaba basanze mu nzu yiyahuye. Abaturage bari bamucumbikiye vuga ko cyo batubwiye. Nimba ari ukubera ko n'undi asanzwe ari muremure, arahagaze ibirenge bye byakoraga hasi ku isima, uko biri kose yiyahuye. Twaganirije benshi bagiye batandukanye, arabari bamucumbikiye ndetse n'inshuti ziwe nyinshi murabibona kuri screen yanyu, amafoto cyangwa se amavideo ari kugaragara. Batubwiye ko batazi icyo yazize. Atangiye ashimira ababyeyi babwira ko ntacyo batamukoreye, ko bakoze nyine kuba baramwitayeho. Asoza abasaba imbabazi z'ibyo akoze, ariko mu gika cya kabiri yanditse agira inama urubyiruko, arubwira kwirinda ibintu byaba byarabagize addicted. Yandika ko hari ikintu yaramaranye cyamugize addicted, yaramaranye umwaka. Avuga ko yararambiwe n'ubuzima bw'ikinyoma. Mu bigaragara afite ikintu cy'ikinyoma muri we yabanaga nacyo, kuko yanditse avuga ngo ndambiwe kubaho mu buzima bw'ikinyoma, kuko yabyanditse. N'abana bamwe yasabye imbabazi bimba abacuti be, amazina yabo arimo muri urwo rupapuro. Yanditse amazina n'amazina menshi arenze 10. Ntabwo yabisobanuye, uretse ko avuga ko yari afite muri uwo mwaka amaze yiga muri kaminuza yari afite ngo depression, ariko ntabwo yagaragaje iyo depression ngo yayitewe n'iki. Ni ikibazo kimwe na inzu afite, yajyaga arwara rimwe na rimwe akitura hasi bitewe n'imyuka mibi, ko yabinsobanuriye yambwiye ko ari imyuka mibi bamwoherereza, akaba ariyo ituma yitura hasi. Kugeza isa nyuma yuko tubajije amakuru agiye atandukanye, abaturage bari bahari ndetse n'abanyeshuri bagenzi biwe bigana, bagiye batubwira ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Gusa umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo yatubwiye yuko bakiri gukurikirana icyaba cyamwishe, kuko umurambo wajyanywe kwa muganga. Buriya ukuri kwa nyako kuraza kugaragara mu iperereza, kuko RIB yatangiye iperereza. Umurambo watwawe ku bitaro bya Nyanza, hanyuma abaganga nibo baza kugaragaza neza icyo uyu umunyeshuri w'imyaka 22 yazize. Nuze kwiyongera gukanda subscribe kugira ngo amakuru yose twaze kunyuzaho ku bijyanye n'aya makuru y'uyu musore wamaze kuba wakitaba Imana, wasanzwe mu nzu yimanitse mu ishuka, aze kujya kugeraho kugenda ndetse n'andi makuru agiye atandukanye, dore yuko amaze kubimenyera ko mbatembereza nkabageza mu bice bigiye bitandukanye bigize igihugu cy'u Rwanda hamwe na hamwe mu makuru agiye agezweho. Ni Mr. Irene mwabanye, kanda subscribe tuye tubana umunsi ku